gutsindwa kunganya no gutsinda ni ibintu bitatu ugomba guhura nabyo mu mupira w'amaguru ubyange ubyemere urahura nabyo ahubwo se urabiva mute ariko ikibazo twebwe hano uratsindwa ngo banyibye yego sibyo nawe rero ni iki cyakorwa kugira ngo wenda nk'ayo makipe 3-4 ahora aharanira kiriya gikombe mu mitekerereze yabo ni iki bagakwiye gutekereza nk'abantu bifuza kugira imitekerereze ibaganisha ku butsinzi? Ikintu cyo nababwira cyo ni kimwe wewe witekereza ku by'abandi we kuri byawe. Umva gute iyo utangiranye intego yo kuba champion cyangwa se kuba watwara amahoro cyangwa se iyo Heroes Cup, muri wowe ubutekereza iki iyo wari ufite expectations z'uko ushobora gutangira umwaka uri butwaremo nk'igikombe kimwe cyangwa bibiri, noneho nyuma bikarangira nta gikombe utwaye? Mentally uba wumva umeze ute, cyangwa se niyo uganira na bagenzi bawe cyangwa se na coach mwumva mumeze mute nk'abakinnyi muri rusange? Ubwo wenda uraza kuvuga mu ishusho rusange. Nivuze ko ku giti cyanjye akenshi kwa ko njye nakenye mu makipe ikaze nanone nshuti bakunzi ba Imena TV, nizera yuko aho muri hose mumeze neza cyane, dore ko ari nacyo tuba tubifuriza cyane cyane. Uyu munsi rero nibaza ko mwagira amatsiko impamvu yo kubona umuntu wambaye jezi hano imbere, kandi dusanzwe tuvuga ku bintu bijyanye imitekerereze, ubuzima busanzwe ndetse na technology, ariko nubundi ntabwo tuza kujya kure cyane nubundi y'imitekerereze, kuko nibaza ko buriya no mu kibuga gukina cyangwa se no gutekereza uburyo bwo gutsinda byose ni imitekerereze. Uno munsi rero twagize umugisha wo gusurwa na kapiteni w'ikipe ya Police FC Zidane. Tuguhaye ikaze cyane. Murakoze. Umeze neza? Meze neza ndashima. Wambaye jezi nziza. Niyo kipe mfana muri Afrika. Iyo niyo yawe muri Afrika? Cyane. Iyo jezi ni sawa kabisa, uraza kumbwira aho ayiguriye nanjye ndebe ko nzagerayo. Mukoena n'umuntu nkunda cyane. Njye niyo kipe mfana kabisa ntibyishimo. Aho ni sawa. Erega buriya iyo ufana ikipe itsinda kandi gakomeza itsinda uhoraho, ariko itsinda bimerita bitameze nk'ibyo muri cya gihugu cyananiranye. Reka ibyo tubireke. Umwaka w'imikino urawusoza uno munsi bara closinga shampiyona y'igihugu. Ni umwaka wagenze ute muri Police FC? Muri Police ni umwaka navuga ko utatugendekeye neza, kuko intego twari dufite ntabwo twazigezeho, haba gutwara igikombe cya shampiyona, haba gutwara igikombe cy'amahoro, yego, haba gutwara Heroes Cup. Muri ibyo byose nta kimwe twatwaye, kandi mu by'ukuri umwaka ushize twatwaye ibikombe nimba ari 4 nimba nibeshye. So uyu mwaka navuga ko mwaka utubereye impfabusa. Yego. Nkurikije na expectation abantu bari badufiteho. Yego. Polisi yo turebye cyangwa se niyo sezo itangiye, usanga ariyo kipe tuba tuvuga wenda ngwiza inyuma ya APR FC yamaze no gutwara shampiyona bijyanye na mikoro. Muri Polisi bakagura abakinnyi bakomeye, ukabona squad ntijegajega. Bigenda gute kugira ngo mutangire shampiyona neza, ariko nibigeramo hagati musange za ntego zanyu zacitsemo kabiri, ko mufite abakinnyi beza, abantu bose baba presiya? Bigenda gute kugira ngo haze kuzamo nyine kuba desi mo hagati mu shampiyona? Waba ukeneye ibanga ry'ikoranabuhanga ryakugeza ku bukire bwihuse? Urashaka se guteza imbere ubucuruzi bwawe ukoresheje ikoranabuhanga rigezweho? Mix Venture ni umufatanyabikorwa wawe mu guhindura inzozi zawe zikaba impamo. Muri Mix Venture dukora systeme zifite umwihariko, website na mobile apps bijyagufasha kuzamura ubucuruzi bwawe, tukagufasha kandi gukoresha neza imbuga nkoranyambaga no guteza imbere isura yawe kuri internet, byose ku biciro byiza. Muri Mix Venture kandi niho wakura abahanga bagufatira amafoto n'amashusho bikeye, ibyapa n'ibishushanyo bigaragaza ibyo ukora, bigakurura abakiriya ndetse na documentaire zikoranye ubuhanga n'ubunyamwuga. Tugane kandi niba ukeneye kwimenyekanisha, gusesengura isoko cyangwa se gukoresha ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano AI bikagira uruhare mu iterambere ry'ubucuruzi bwawe. Ibirenze kuri ibyo ngibyo, dufasha kubaka ubunyamwuga, dutanga amahugurwa afasha ikipe yawe gutsinda. Ngaho rero fata icyemezo,
uze dufatanye guteza imbere ubucuruzi bwawe. Ukeneye ibindi bisobanuro wadusanga kuri website yacu, ukaduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri adresse ubona kuri screen yawe. Akenshi nkeka ko bijyana n'abakinnyi tuba twaguze, ko hari igihe ugura umukinnyi uvuye mu ikipe ntoya kuza mu ikipe nkuru, wenda we yari asanzwe yiyumva nk'aho ari grand joueur mu ikipe avuyemo, yego yagera mu ikipe agasanga harimo ba grand joueur benshi. So rero kugira ngo yadapte kuri iyo situation yuko ayisaba umuntu uri munsi muri ba bandi hasanze bikamugora. yego none no mu buzima bavuyemo wenda tari bwiza mu ikipe avuyemo runaka yo mu ntara, yagera intanga muri Kigali wenda ageze muri polisi bamuhembera igihe bamuha ikintu cyose umukinnyi yakeneraho mu Rwanda. yego kandi turabizi ko polisi na APR nizo kipe ngiye nemeza ko mu Rwanda zitanga cy'umukinnyi wese yagakeneye mu Rwanda. So yabona agiye muri ubwo buzima bwiza, avuye mu buzima buri hard ariko ageze muri comfort zone nyine yo kubona amafaranga neza ku gihe, we akahita yibagirwa ko ya hard work yakoze kugira ngo aze aho ngaho akeneye no kongeraho gukuba nka gatatu kugira ngo noneho ave ku rwego rwa polisi ajye ku rundi rwego rwa za Simba n'izindi. So akahita yumva ko urwego rwari kuri polisi, imitekerereze ikahita ijya hasi, ibyo yakoraga muri ya kipe yavuyemo ntoya bikaba abivuyemo nimba yakoraga tize wenda 2 ku munsi akaba arabihagaritse. So akahita atangira gushita ajya hasi. yego Ni muri urwo rwego bijya biba kenshi ku bakinnyi. wari uvuze ku kintu kijyanye n'imitekerereze hano kuri icano yacu, n'abantu badukurikira buriya bitwa Imena, kubera yuko akenshi tuganira cyane ku kintu kijyanye n'imitekerereze. Ni gute abantu baba bashobora gutekereza kugira ngo twebwe tuberaho kugira ngo twibutse abantu b'abantu babarimo imbere, cyangwa se tunakangure ababa bafite intekererezo zisinziriye. Zidane, ngiye kujyana muri uwo mujyo, umbwire wiyumva gute iyo utangiranye intego yo kuba champion cyangwa se yo kuba watwara amahoro cyangwa se iyo Heroes Cup? Muri wowe ubutekereza iki iyo wari ufite expectation z'uko ushobora gutangira umwaka uri butwaremo nk'igikombe kimwe cyangwa 2, noneho nyuma bikarangira nta gikombe utwaye? Mentally uba wumva umeze ute, cyangwa se niyo uganira na bagenzi bawe cyangwa se na coach mwumva mumeze mute nk'abakinnyi muri rusange? Ubwo wenda uraza kuvuga mu shusho rusange. Nivuze ko ku giti cyanjye akenshi kwa ko njye nakenye mu makipe atwara ibikombe, yego, kandi na polisi twari tumazogera muri system yo gutwara ibikombe. Ngewe bita nicara nko muri sura bavuga ko ni iki twagakwiye gukorera polisi nk'abakinnyi kugira ngo ibone ibyishimo, kuko niba umuntu aguha amafaranga bakeneye ibyishimo, ni iki twagakwiye gukora cyatuma polisi ibona ibyo byishimo, kuko nayo baduhaye ibyishimo by'amafaranga. yego, kandi biziko amafaranga akemura ibibazo byinshi, sibyo? Sasa namara gutekereza ibyo tamuga, niba ndi kubitekereza gutyo bagenzi banjye abandi ko bari gutekereza, yego, ko rero ntari Imana, nari mu mitima bamenye ibyo bari gutekereza, ko abantu batekereza bitandukanye. yego, cyo nicyo kibazo mpita nsigarana. Okay, niba ndi gutekereza ibintu byafasha ikipe mugenzi wanjye se, ko tuba turi ibihugu bitandukanye, Ghana, Nigeria, u Rwanda, Burundi, yego, Uganda, ibihugu bingana gutyo. Wenda ugasanga harimo nk'abandi wenda nka 3, 4, 5 batekereza gutyo. Ariko urumva mu ikipe y'abantu 30 harimo 5 gusa, ntabwo biba bihagije. Iyo muri vestiaire se cyangwa kwa kundi iyo murangije imyitozo, nzi ko hari agasession gatoya k'inama muvuga muti wenda ejo ntibyagenze neza ariko turi kwitegura no mukino, uba wumva mentalement muhuje vision, cyangwa n'ubundi ni babandi 5 nabo bari abanyarwanda bavuga bati hari ibyino kipe tugomba ariko natwe tukaba tutamaximiza, wenda bake batekereza nkawe? Ni groupe uyifasha iki ko ubu umeze nk'umuyobozi mo hariye? Akenshi ngiye mbabwira nge nk'umunyarwanda, yego, indangagaciro ziranga abantu bakorera mu gihugu cyacu. Habwira ikipe iduha
ibintu byose umukinnyi mu Rwanda akeneye n'umuturage usanzwe yagakwiye gukenera amafaranga ubwishingizi bwo kwivuza nkeka ko umuturage wese mu Rwanda si cyo kintu aba ashaka ni icyo abashaka kwivuza neza amafaranga kugira ngo ubuzima bwe buri safe. So njye mwabwira rero ikipe iduha amafaranga ubwo ni umushahara iduha prime iduha assurance igisigaye nitwe twebwe tugomba kugira ute kugira natwe ibyo bo bakeneye ibyishimo ntacyo dufite twe twabaho si ibyishimo n'ishema rya ni ibyishimo no kurwanira iyo kipe. So njya kenshi rero ndi mu kibuga ikipe mba ndi gukinira mbere na mbere mba ndi n'umufana kuko ibitumye mama wanjye abayeho neza barumuna wanjye babayeho neza cyangwa se bashiki banjye cyangwa se batuvukana n'abandi bantu bari inyuma yanjye tutavukana ariko wenda barya kubera njye wakoze urumva bikahita bituma njye noneho nimba navugaga ati ni amasaha 2 ku munsi njye ndadaboringa nyagira ne nimba nkoze 2 za koca nanjye ngomba gushyiraho 2 zanjye avuga kuko hari abantu babaho kubera njyewe kandi polisi ngomba kuba ni njye wa mbere ugomba kwibreminga nkavuga ntango ndi kuyiha ibyo nagakwiye kuyiha. Yego tugeze ku mpera za shampiyona aperi igiye gutwara igikombe cyayo yaragitwaye cya 23 warayikiniye. Rayon Sport yagiye muri course navuga ko wenda yaje gucibwa intege nyine no kutaba consistent by'abareyo. Aperi wayikinyemo kera bivuze iki kuba ikipe imwe imeze nka ya farasi bayirukansa muri course ari yonyine kuko ubundi baza ko ni igikombe cya 6 igiye gutwara yikurikiranye nta yindi kipe izamo ngo yihungabanye ku bijyanye na shampiyona. Aperi ikintu cyo nayivugaho ni kimwe mu bushobozi imeze nka polisi sibyo zose zifite ubushobozi ariko aperi urumva ni ikipe yabayeho mbere ya polisi ine yatwaye ibikombe mbere polisi nayo iraza ikagerageza Rayon Sport ikagerageza bikanga ariko buriya kugira ngo utware igikombe bisaba consistency yego mu mikinire kandi uyu mwaka byagaragaye ko ibe ya aperi ibereyo kipe yagerageje kugira consistency nireyo ariko nayo bipfuye mu minota yanyu aho rero aperi natwe polisi twagomba guprofitira kuko aperi ntabwo yari iri mu murongo mwiza kuko yaratsindwaga ikanganya yaranganyije n'ubwa mbere nari mbonye aperi bayitera forfait cyane mu buzima bwanjye nanjye ndumva rugamba nari mbibonye ko n'ubwa mbere nari mbibonye ni n'ubwa mbere nari mbonye aperi ishobora kunganya match 3 bikarangira yego. So iyo consistency rero none aperi yaje kugira consistency mu gihe Rayon Sport yari igize shit kandi buriya ntibazakubeshya umupira w'amaguru ibintu byo gutsindwa kunganya no gutsinda ni ibintu bitatu ugomba guhura nabyo mu mupira w'amaguru ubyange ubyemere urahura nabyo ahubwo se urabiva mute ariko ikibazo twebwe hano uratsindwa ngo banyibye yego sibyo nawe niba ufite ubwo bushobozi wakwibye umupira wo muri Afrika ku isi hose njye mfana Real Madrid sibyo twatwaye Champions League 3 twiba Bayern demi finale sibyo yego. So no wango ro umupira w'amaguru wowe wicomplaininga to others wowe nono reba ngewe ku giti cyanjye se nakoze ibyo nagakwiye gukora sinahembye abakinyi banje neza nimba ko gushaka guhangana na aperi sibyo ubwo ntihazamo n'ubundi na cya kibazo cy'imitekerereze y'abantu baba bavuga bati twebwe tugomba gufokasinga ku gikombe uko twagenda kose niyo twatsindwa ariko imitekerereze yabo ikaba bafite vision na mission imwe. First of all aperi ikintu bishaka ni igikombe nicyo kintu cya mbere n'umwana waje amafite imyaka 18 nicyo kintu cya mbere agomba kumenya ko aperi girite
yego ni igikombe so nuvuga ngo none mbitwaye igikombe wowe wivuga ngo yakwibye kuko nawe nimba ufite ubushobozi nawe ujya kwiba nawe uyibe nuko nguko umupira uforumye ntabwo wambwira ngo warahira ifite ibikombe 12 bya Champions League njye narajyaga nyifitemo nka 5 yibye kiba abantu babireba igatera kanyitwa so no wivuga ngo APR ngo yakwibye yego ariko ngira ngo muri sinino sezo gusa even na sezo yashize ndumva guhera 2023 hagiye habaho ibibazo bitavugwaho rumwe by'imisifurire hakaba n'ibintu ubona basifura kuko ukabona biri weird nawe uri umufana utanazi football iyo ibibazo bimeze nka kuriya abantu ukabona nyine barakwibye ngira ngo byanavuzweho mukina na Rayon Sport hari igitego yabatsinze kuko nta VAR kuko nta muntu wari uhari biba ngombwa yuko nyine cyangwa imisifurire ni wabonye ute imisifurire yo mu Rwanda muri no myaka 2 ishize cyangwa 3 imisifurire ni kubasifuzi bamwe na bamwe ntabwo ari bose ni bamwe na bamwe babikora bikitirirwa yego abandi ariko hakaba harimo na bamwe babisifura babishaka yego sibyo ariko hakaba harimo n'abandi bo basifura ibintu biri perfect kabisa yego ariko njyewe ntabwo sinajya kubureminga ngo ikipe kuko nimba uvuga kuri ikipe koko ufite ubushobozi kuko ikipe zose nkeka ko ziza mu cyiciro cya mbere zifite ubushobozi yego nawe nimba ufite ubushobozi wakwibye njye sinkunda umuntu uvuga ngo twe baratwibyereyo si yatwimye si ufana reyo yego si cyari igitego cyari igitego okay barataha sinzi aho twawenda mubwira muratwibye ariko nzabumva namwe muri gukomplaininga yego nabo barakomplaininga so njye sinkunda njyemba nshaka refa kuko abari umucamanza yego aza arubanza neza urushije undi amukubitire nka najya baca ngo hareba inzega amukubitira hareba inzega abantu bose babireba diru birangire ariko buriya kubona umuntu agiye avuga ngo wanyibye buriya ntabwo abanyuzwe kina n'umuntu kabisa umukubita umukonvenka inguni zose mu mikinire mu bintu byose kabisa umukubite ariko njye sinkunda umuntu ugenda avuga ngo ikipe ngo iriba nose uko ikipe ifite ibikombe 23 yarabyibye byose ntabwo bishoboka ntabwo ikipe yaba yaratwaye ibikombe 23 yaribye gusa ngo usura umupira ntabwo wabaho ahubwo biri kumwe n'andi makipe nayagomba nyine gushaka inzira yo gutwarira icyo gikombe ashaka buriya ngarutse ku mitekerereze ni yihe spirit cyangwa ni yihe mentality umukinnyi w'umurideri cyangwa se nayo makipe makuru ahora ataka buri gihe ko yibwe ni yihe mitekerereze kuko ntekereza yuko ni imitekerereze yabo ibitarahinduka haba aba president b'amakipe haba abakinnyi batari consistency ntihabe n'abakoci nyine bafasha abantu kuko sinibaza yuko muri coaching staff habamo abantu babafasha nk'iby'imitekerereze nk'aba psychologist rero ni iki cyakorwa kugira ngo wenda nk'ayo makipe 3-4 ahora aharanira kiriya gikombe mu mitekerereze yabo ni iki bagakwiye gutekereza nk'abantu bifuza kugira imitekerereze ibaganisha ku butsinzi ikintu cyo nababwira cyo ni kimwe wowe witekereza ku by'abandi wowe kuri ibyawe kuri ibyawe urumva uyu mwaka se ntabwo njye mpfana na Real abarefa ntibatwibye bisa ariko twaragukubise oya kuntsinda warantsinze macenye nanjye mwaka ukize ngutsinze 5 urumva ariko abarefa bo baribye ejo nibwo nandi mbo ndeba iyo atabaho VAR Real yari gutwara igikombe bisha Barca amanota 8 ako Real bagiye bayibe macenye nk'umunani zikurikiranye complain ariko zirarangira ko nukuvuga ngo we nimba ushaka nawe shaka umuvuno wawe yego wewe wize ukomplaininga ngo ikipe imwe ngo iriba gutese kandi itwara ibyo bikombe nyine yego nawe shaka umuvuno w'ukuntu ahubwo uzaza ukavuga ati okay umwaka utaha nzahangana nayo muri iyi situation yego none muri iyi system ku buryo tuzadurira mu kibuga naguza abakinnyi bafite ubushobozi sibyo bayikubite siko byange cyangwa se byemere
ariko njye sinkunda umuntu uvuga ngo ngo iriya kipe ngo iri bla 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 bla. Ntabwo ikipe yabitwaye ibikombe 23 yiba gusa. Yego. Ntabwo ibyo ntanabihakana. Yego. Ikipe nuko buriya iba yarushije indi ya mentalite n'ubundi twavuga ikayirusha amafaranga ikayirusha sibyo n'ubushobozi bw'abakinnyi bufite cyane sibyo izanye umukinnyi muri phase retour atsinze ibitego 13 ubwo rero nawe nimba ushaka no kuzangana na APR none uzana wa wundi kubyo ngo APR yazanye sibyo yego tuvugana nimba APR mwembe 10 cyangwa ibihumbi 20 simbizi nawe uzana uzahemba 30 wa muntu wa 30 byanga byakunda nawe azaguha icyo gikombe ushaka. Ego niko bimeze reka tubabwire yuko turi kumwe na Zidane kapiteni wa Police Football Club ariko akaba yaraciye mu makipe akomeye ya hano mu Rwanda. Zidane reka tugane ku ikipe y'igihugu wenda tujya mu musozo w'ikiganiro cyacu. Ikipe y'igihugu ubona haburi iki iracyari muri competition yo guhatanira kujya mu gikombe cy'isi ndetse no mu gikombe cya Afrika ngira ngo hari na collab iza kubaho cyangwa se yabaye numvaga bihwiswa nyuma yo guclosinga championa. Ubona niki kirakinga mu ikipe y'igihugu Amavubi nibipfira kuri ya championa yacu ihora iraninzwe n'ikipe imwe bigatuma ikipe y'igihugu igira umusaruro muke ariko muri no minsi wenda twavuga ko twishimira ko dufite abaprofessionnels benshi umubare wariyongereye. Haburi iki cyangwa se hakorwa iki kugira ngo ikipe yacu imere nka ya kipe mu myaka dukura tureba ba Jimmy Gatete ba Olivier Karekezi. Ubona haburi iki kugira ngo ikipe yongere ihereze ibyishimo abanyarwanda ko nk'ibyo wavugaga nyine nta kigihugu kiba kitakoze. Ubona haburi iki muri spirit y'abakinnyi ba equipe nationale kugira ngo cyangwa ntabwo abakinnyi b'Amavubi mbere nambaye no gushima ubuyobozi bwacu bw'igihugu. Yego. Buradufasha pe. Na hacu ntabwo tubaye ibyishimo ariko no kwanga umupira tugeze 2025 bro ibintu byarahindutse. Ntabwo nge ntabwo numva ukuntu dusabwa winimwe kugira tujye muri kane kipe igadutsindira no ku mahoro. Ntabwo bibaho ibyo bintu nibyaba kamubwire nk'igihugu kimwe. Ibyo bintu byaba nka Uganda igiye gukina ibura match ujye muri kane ntabwo bishoboka. Niyo bayizanira Argentine ba Messi ntabwo yabatsinda muri wanja wa kareka haya muri Tanzania cyangwa muri Uganda ntabwo bishoboka. Ako tweri byaraje iradutsinda kandi twagomba none tugenda dutsinda Nigeria muri Nigeria. Ubu kuri ibyo bintu bisekeje ahantu tugomba kubonera itike turayihaburiye ariko dutsindiye Nigeria muri Nigeria. Yego. Wango uba ugomba kubaruka avuga toke hanjye nimba ndi umuyobozi wa Ferwafa nawe ngomba gukora amateka. Yego. Nk'ubu ngubu ni urugero rworoshye Kazura yayoboye Ferwafa. Yego. Ariko bizibukwa ko Kazura yayoboye Ferwafa ikipe ijya mu gikombe cy'isi cyane rwose cyane. Bazajya bakora abantu bayoboye Ferwafa bavuga ati hari umuntu wayiyoboye genda burangenda namushimira na Kayizara arayiyobora ijya muri kan ngenda ndabashimira buriya twagiye mu gikombe cy'isi none ubu kandi twagiye gukina kandi aratubwira ati tugomba kuko twakiriye tubwirizwa. Yego. Kugira gukina igikombe cy'isi twazamura ibendera ry'igihugu cyacu tukarimenyekanisha ku isi hose bakamenya ko hari umupira. Bizibukwa ko Kazura afandi yayoboye Ferwafa ijya mu gikombe cy'isi ikipe ya under 17 y'abana kuva ubwo ariko icyo gihe tujyayo urumva bateguraga neza. Yego. Badushoyemo ubushobozi sibyo ariko ubu ngubu ujya kubona ukabona umwana avuye mu cyiciro cya kabiri mu Mavubi. Harya ubu Isonga yamaze kuvaho ndibuka ko Isonga ari ryo ryarerero rya national hari Ferwafa hari na sek umwana avunga mu cyiciro cya kabiri mu Mavubi. Wowe urashaka gutsinda Nigeria gutese ibyo binago bishoboka. So ni ikibazo rero ubwo cy'abayobozi bagiye bahinduka nyuma y'izo ngoma zaba Kazura bisaba ko babongera bakanategura no mu bana. Yego. No mu bana bagategura n'abakinnyi batoya kuko nimba ufite backbone sibyo kugira ngo umuntu abareho nuko aba afite backbone.
udafite backbone ntabwo udafite urutirigongo se wabura umuntu ntabwo bibaho. Sasa no kugira ngo ikintu kibeho gifite umurongo mwiza nuko gifite urutirigongo rwacyo kandi urwo rutirigongo rurahera muri youth. Yego. Abana bazamuke bakine ku rwego runaka amarushanwa y'abana gutya azamuka umwana agira anatangirira. Ko nyine nigeze kumva story y'umutoza wagiye w'umudage yaravuze ngo abakinnyi benshi bo mu Rwanda ntabwo bafite base y'imikino ariko urumva arabibabwiye bamwe bararakara ariko mu by'ukuri yababwiza gukuri kuko nibaza ko ikipe mu Rwanda ibyujuje ni APR ifite za minime pipi junior na polisi yacu nayo nabonye iri kubikora. Yego. Izana abana ifite n'ikipe y'abakobwa ifite y'abana b'abahungu yashaka no kuzana y'abana batoya. Ni gutyo ugenda wubaka ikipe nahise reka ngo ufite amafaranga aho kugira ngo nibyo koko ushaka kugura umukinnyi w'umunyamahanga akaza akagufasha para difference ariko karite y'umunyamahanga tuba dukeneye hano mu Rwanda ni wa munyamahanga nka Ziziki Jobundi wa idadi muguze miliyoni y'amadolari hano mu Rwanda ikipe yatanga miliyoni ikagura umukinnyi y'amadolari ntabwo bishoboka wenda byanashoboka ariko ndakeka ko bitapfa kubaho ntabwo byapfa kubaho sibyo kuko izabibasha n'ebyiri ni polisi na APR yego sibyo bangu umukinnyi wa miliyoni y'amadolari byanga byakunda yimba ufite 3-4 barakujyana mu matsinda Champions League sibyo ubwo turi kujyana neza ariko nuwango nugura abakinnyi b'abanyamahanga 5 uguzenda 300 uzakenera umunyarwanda mwiza yego wo kugira ngo aze ari we Ruboneka sibyo ari we ngewe ari we Keve ari we nundi ariko no kwanga ahantu Ruboneka yavuye mu by'ukuri ntabwo hagiproduce abandi bakinnyi yego kandi Ruboneka ntabwo agifite imyaka 20 cyangwa 18 arakura hari igihe kizagera agakura sibyo akava uzakina umunyarwanda usimbura Ruboneka. Sasa rero nkeka kama ngewe uko mbyumva myumvira yanjye amakipe yo mu Rwanda yagakwiye gushaka nabo bantu baba barakinye n'umupira sibyo akabereka nk'ukuntu bazamura abakinyi nk'ukuntu wakora umukinyi uzasimbura Ruboneka uzasimbura Zidane sibyo kuko ubu twabuze uzasimbura Gatete kubizu cyane yarabuze kandi rero imyaka Abanyarwanda babyara wa defenseur nicyo nabo imyaka 21 irashize cyane twe tumaze 10 tuvuye mu gikombe cy'isi 14 sibyo na yindi kipe y'abana irabona nakandi sibyo ko no kuvuga ngo icyo gihe twebwe baraduteguye yego ngo rero ugomba gutegura hano hazava Ruboneka hano hazava Muhire Keve sibyo kugira ngo Muhire Keve navaho hazaza undi Muhire Keve kuko hari abana bigira kuri Muhire Keve barebera kuri Zidane sibyo barebera kuri Ruboneka ako se Ruboneka nasaza uragarantisa abantu ko uzabona undi Keve uzabona undi Ruboneka so nuwagoye nimbuzanye uwo munyamahanga Ruboneka azigiraho ariko tegura na wa munyarwanda uzasimbura Ruboneka kuko n'ikiburayi baturusha barasora Modric bafite Ridagura sibyo cyane kabisa barasora Benzema binjije Mbappe hari ego sibyo rero mu Rwanda twebwe urategereze ngo mpaka umuntu azagira ate azasaza ikindi mu Rwanda bagomba kwiga gukoresha aba legend babo yego aba legend b'amakipe yabo Xabi Alonso aje gutoza Real Madrid yayikinyemo ikipe yakuriyemo ari umwana yivamo ajya muri za Liverpool aragaruka bamuha abana bato avamo aragenda Zidane gutyo wewe Real yafashe igihe iya Zidane kumwishyurira ajya kwiga gutoza coaching arazana yitoza ayikoramo ibigo ahita yigendera sibyo ngango bagomba kwiga no gukoresha aba legend babo nibagume guhendwa n'abantu gutyo tu yego urumva nibagumye guhendwa n'abantu gutyo tu aho ushobora kuvuga ngo ngewe urahora uzana batoza gutya buri munsi mwembi 50 agwa ibintu atagwaye nibikunde ejo uramwirukanye winjije undi ejo uramwirukanye winjije undi umwirukanye amanuza atarangiye winjije undi ntabwo ibyo bintu wazabivamo yego ugomba kuvuga uti ngewe wenda tuvuga uti ndi APR nifite aba legend benshi mfite aba legend banjye ngiye kubaha bankorera ikipe yanjye bayubake yego kuko buri umuntu wakinye umupira cyangwa se umu agent nka barabiburayi hakugurira umukinnyi sibyo yego so nuko ngo rero we niba ufite umu legend mu expose yego sibyo agukorera ibintu agukorera nibipfa umwirukanuza nundi nuko ibintu biba bifurumye yego Zidane nagira ngo
umbwire wakinnye igihe kinini wagiye utsinda kenshi wagize loss nazo zitari nkeya ni iyihe experience nkawe nk'umukinnyi mukuru wakuye mu gutsinda no mu gutsindwa ni iyihe experience according y'imitekerereze emotionally nyine na bya byiyumvo byawe bwite ni iyihe experience wadusangiza iyi experience nakuyemo nuko gutsindwa atari end of the world ntabwo isi bikurangiriyeho yego si end of the world so ikintu rero kiba gisigaye we nuko uhita wigarura yego ukavuga ati kubwo isi itandangiriyeho sibyo ntabwo ngomba kugira kuguma nigunze yego ibintu byose bikubayeho it's not the end of the world icyo gihe wiyumva ute nk'iyo utsinzwe wabonaga ugiye kugera kuri finale ugiye kugera kuri demi finale nagira ngo umpe iyo shusho iyo utsinzwe wabonaga ikintu kiri hariya cyangwa se na kwa kundi iyo utsinze nka cyagiye mutwara igikombe impuza amapolisi mu mwaka washize ikiba gisigaye iyi si itakurangiyeho urumva it's not the end of the world so ikintu kiba gisigaye rero ni uko utekereza ikikuvana none muri ubwo bwigu nimba nabwita ubwigunge nimba nanjye akenshi iyo dutsinzwe umubabaro no nanjye akenshi iyo dutsinzwe kugira ngo niyakire ko polisi itsinzwe birangora yego ariko impamvu mpita nicara ngatekereza ubushobozi polisi nshyiramo yego birakwiye ko ntsindwa week na week out ariko ngahita mvuga ati nimba ndi gutekereza gutya wenda mfite n'abandi bantu nka 20 dutekereza gutya yego byadufasha ariko uhita usanga wenda muri nka 3 cyangwa 5 yego abandi wenda ni ifaranga bishakira byo gutsindwa ntago biri hanyuma iyo watsinzeho imitekerereze y'imeze iyo watsinze ni ibyishimo ni ibyishimo uba wishimye abayobozi bishimye nuko nguko ubuzima buba bugomba kugenda wishimye yego tugiye kugana ku musozo nagira ngo umbwire umukino wakinnye wa kariyeri yawe umukino utazibagirwa umbwire n'igitego waba waratsinze kikagushimisha muri kariyeri yawe umukino ubabaje cyangwa urambwira umukino wakinnye wakubabaje utazibagirwa muri kariyeri yawe nka Zidane n'umukino wagushimishije yego umukino wambabaje nashaka kuzibagirwa mu buzima bwanjye imaci yahirigwe yego niyo nasaza gute mu gikombe cy'isi muri Mexique ni ikipe nubwo ari abazungu ariko ni ikipe twakinye nayo kugeza ku munota wa nyuma ubona kandi tunayirusha ariko nyine tuza gutsindwa itego ku munota wa 95 yego maci tuko twari dufite amahirwe ko nitunganya twanganya na Canada tuhita tujya muri round 16 so niyo match mu buzima bwanjye nakinnye nkababara pe yego nkababara ngavuga ndababaye ndababaye indi match nayo nakinnye ikambabaza ni match ndi muri APR turi gukina demi finale ya Sekafa nabonye rouge kandi tugomba gukina finale nyuma y'iminsi 3 yego iyo nayo yarambabaje cyane kuko njya mbifata ngo nateranye bagenzi banjye kandi nari mfite uruhare runini muri izo match kandi finali twaje kuyitakaza nyuma yego njya mbyimbureminga yego urumva wari uhawe ruje kandi uri umwe muri ba myugariro bagomba kuzibira ikipe match nayo yanshimishije nakinnye nkumva ndishimye ni match twakinnye n'Ubwongereza nubwo twatsinze nubwo twatsinze ariko badutsinze bahangayitse yego indi match none yakarusho ni ya Misiri tubone icyo gikombe cy'isi niyo match yindi nashaka kuzapfa nibagiwe twaratsinze tubone itike kandi tuyitsinda tutuzuye nabonye rouge yego reka ngushimire kubwo kuba witabiriye ubutumire bwacu uyu munsi wenda uko iminsi izagiza wenda tukazongera kugukenera nizere yuko n'ubundi uzitaba Karame nta kibazo kabisa njye ndahari yego reka nizere yuko rero imena zacu zizakunezezwa cyangwa se zikananyurwa n'iki kiganiro ntago ababa
ntabwo biba biboroheye kubona abantu nk'aba ngaba b'abarejande kubera imikino cyangwa se n'akazi kenshi baba bafite kugira ngo bapfe kugaragara. Ubwo rero ndaza kwibona muri comment zanyu muduha ibitekerezo ndetse n'ibyifuzo. Nimba uri mushya ukore like, share ndetse na subscribe ku Mena TV, ndetse ukande no kuri notification kugira ngo ibiganiro nk'ibi byiza cyane by'ubwenge bijye bikugereraho igihe. Kanshimire na mugenzi wanjye Yves wadufashije ku buryo bw'amajwi n'amashusho, babwira ngo Imana ibarinde. Zidane nakagaruka, wakoze cyane. Akoze nawe.